Jye ni Prophete Bosco niba ari ubwa mbere umbonye hanyuma nawe ugeze ahangaha aribwo bwa mbere ngo haye ikaze. Ndizera yuko uko tuzarushaho kugenda tubana umunsi ku wundi tuzagenda tugirana ibihe byiza, kuko icyo nizera ntanashidikanya nuko Imana ikuzanye hano kuri iyi channel ibikoze ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Ntabwo uzigera wicuza icyakuzanye kuri iyi chaîne cyangwa se kuri iyi channel. Ahangaha turi ni kuri Yesu Arakiza TV. Hanyuma rero ndagira ngo mbere ya byose mbanze nguhereze ikaze, nawe nubwo uri umusangwa nguhaye ikaze kuri uyu munsi wa none. Imana y'amahoro iguha umugisha. Bari hano ku mugabane wa Afurika mwese mbahaye ikaze, bari Burayi, abari Amerika, bari mu bihugu by'Abarabu, buri muntu wese ahagiye aherereye udukurikiye kano kanya. Imana y'amahoro niduhane umugisha. Uraza kunyemerera tubanze dusenge Imana, nitumara gusenga Imana ubundi twinjire mu buhanuzi Imana iduhaye gutambutsa, mu butumwa Imana iduhaye gutambutsa. Ushatse wabyita ubutumwa, ushatse wabyita ubuhanuzi, byose seramiye mushozi, byose ni bimwe, kuko buryo ubuhanuzi buba ari ubutumwa. Imana ishimwe cyane, upfa kuba buvuye ku Mana. Ndagira ngo rero mbere ya byose, mbere yuko ntambutsa buno buhanuzi, tubanze dusenge Imana, twiragize Imana kugira ngo Imana ibane natwe mu mwanya wose tugiye kumara hano uko ungana kose. Data mwiza, Mana igira neza, Mana ikomeye, Mana yo kubahwa, Mana yo kwizerwa, uracyari ya Mana ivuga bikaba, uracyari ya Mana ibasha guhindura ibyanze guhinduka, uracyari ya Mana igira neza, uracyari ya Mana yo kubahwa, uracyari ya Mana yo kwizerwa. Turagushimye, turaguhimbaje, tuguhaye icyubahiro Mwami Yesu Kristo. Aya masaha rero, uyu mwanya ndakwinginze Mana Data, Mana igira neza, ngwino udushyigikire, ngwino ube mu ruhande rwacu, ngwino urwanye ibiturwanya, ngwino utsinde ibidutsinda, ngwino unanize ibitunaniza, ngwino ukureho imitego yose ya Sekibi Satani. Tangirana natwe Mana, kandi uze gusozanya natwe, ubane natwe muri ubu buhanuzi uduhaye kugeza ku bwoko bwawe. Turasenze Mana kugira ngo ubuherekereshe imbaraga zawe, kuko uri Imana ivuga. Nge nakwizeye nk'Imana ivuga, nakwiringiye nk'Imana ibasha guhindura ibyanze guhinduka, nakwizeye nk'Imana ibasha gushyiraho urufatiro. Ku ijambo rya Imana rirambwira ngo nyamara urufatiro rwa Imana ruracyahagaze, ngo kandi rwanditseho ngo Uwiteka Imana azabe. Ngaho rero Mana, koze ikara ryaka umuriro ku minwa yacu kugira ngo tukuvugire neza twejejwe. Nyagasani Imana igira neza, koze ikara ryaka umuriro ku munwa wanjye, yewe uri ahangaha imbere ya kamera, ndetse n'abaduteze amatwi bose n'abadukurikiye bose. Mwami wanjye Mana igira neza, ndabasengeye ukoze ikara ryaka umuriro ku minwa yacu. Nyagasani Mana igira neza, uduhumanure, utweze. Reka Mana kino gitambo dutamba uyu munsi imbere yawe Mana kikubera umubavu guhumurira neza, mu izina rya Yesu Kristo. Ibi mbyambajemo nizeye, mbisenzemo nizeye, Mana shimwa. Amina, 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 amina. Haleluya, haleluya. Hanyuma bene data, igihe narindi gusenga numvise Imana imbwira ibintu bigeze muri bitatu, ariko ibintu bitatu birakomeye cyane, kuko Imana igiye kubikora mu buzima bwawe wowe nkurikiye. Imana ishimwe cyane, wowe ufitiye Imana icyizere, wowe wiringiye Imana, wowe wizeye Imana. Ku ijambo ry'Imana rirambwira ngo twagira kwizera gusa nk'akabuto ka sinapi, dushobora gutegeka umusozi uri imbere yacu ugakurwaho ugatabwa mu nyanja. Tugize kwizera gusa, twagira kwizera gusa nk'akabuto ka sinapi, ngo dushobora gutegeka buri musozi wose uhagaze imbere yacu ukavanwaho ugatabwa mu nyanja. Nanone kandi mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 11 n'umurongo wa 6 niho hatubwira ngo ntibishoboka yuko umuntu utizera yanezeza Imana. Bisobanuye ngo kwizera ni ingabo idukingira, kwizera ni ingabo umukristo akoresha akabasha kunesha ibigeragezo, akabasha gutsinda, akabasha gusohoka mu bibazo. Kwizera ni inkingi ikomeye y'umukristo. Imana ishimwe cyane. Rero ibi bintu bitatu nabwiwe n'Imana, Imana ije gukora mu buzima bwawe kugira ngo uze kubisingira neza, kugira ngo uze kubyakira neza. Biraza kugusaba kugira ngo uhagarare mu kirere cyo kwizera, biraza kugusaba kugira ngo uhagarare mu mavuta yo kwizera,
biraza gusaba kugira ngo uhagarare mu mbaraga zo kwizera Imana. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Twasenze rero, twamaze gusenga, twamaze kwiragiza Imana, na mbere yuko nza ahangaha nasenze, usibye ko ari na byiza ko wenda mbere yuko umuntu afata iyi microphone nabwo yakongera agasenga, kuko gusenga nta muntu ujya ubirambirwa. Gusenga ni ubuzima. Nkunze kubisobanura mvuga ngo nk'uko buriya ifi iba mu mazi, sibyo, n'ubuzima bw'umukristo bukwiriye kumera gutyo. Ubuzima bw'umukristo bukwiriye kuba mu masengesho buri munsi. Kuwa mbere senga, kuwa kabiri senga, kuwa gatatu senga, kuwa kane senga, kuwa gatanu senga, ku cyumweru senga, tangira ikindi cyumweru usenge, tangira ukwezi usenge, tangira umwaka usenga, uwusoza usenga. Mbese ubuzima bw'umukristo bukwiriye kumera nk'uko ifi iba mu mazi. Iyi ifi ivuye mu mazi irapfa, n'umukristo nawe iyo avuye mu masengesho nabwo arapfa. Impamvu muri mu kubona abantu bari mu kugenda bagoryama hano hanze, impamvu muri mu kubona abantu bagiye batangira neza bagasoza nabi, uyu munsi bakaba barimo basoreza mu byaha, nuko gusenga babiretse, gusenga barabiparitse, gusenga barabihagaritse. Ariko ndakugira inama muvandimwe ngo guma mu kirere cy'amasengesho, guma mu mbaraga zo gusenga, gumana n'Imana, wirekure Imana. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Mera nka Yakobo wakiranye na marayika w'Imana ngo burinda bucya, ngo bugeze mu gitondo marayika w'Imana baza Yakobo, aramubaza ngo ariko ubundi witwa nde? Yakobo ahindurirwa amazina n'Imana kubera ko Yakobo yanze kurekura Imana. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwa. Hano hanze harimo abantu bari mu bagenda bagoryama, bari mu kugoryama, bari mu kugenda bavuga ibintu by'ubugoryi ku ma YouTube, bari mu gusensibiliza ibyaha, bari mu kugenda bamobiliza ibintu by'ibyaha. Harimo abavuga butumwa bari beza, batangiye mu mbaraga z'Imana, batangiye mu mavuta y'Imana, bigisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ariko bigeze uyu munsi barabivanze, barabicanze. Shuti yanjye muvandimwe, ndagira ngo nkubwire ngo guma mu masengesho, komeza gusenga, gumana n'Imana, wirekure Imana. Ifi iyo ivuye mu mazi irapfa. N'umukristo warekuye amasengesho arapfa. N'umukristo wasohotse mu bihe by'amasengesho arapfa, arangirika. Dufite abapasitoro hano hanze bangiritse kubera ko ntibagisenga. Dufite abavuga butumwa bangiritse kubera ko ntibagisenga. Dufite abahanuzi basigaye bahanura iby'indi ivuze aho guhanura iby'Imana ivuze kubera ko barangiritse, ntibagisenga, ntibagikozwa amasengesho, babaye VIP. Amasengesho ku karago barayaretse, amasengesho yo kwiriza barayaretse, bwa busabana n'Imana ntibakibugira, basigaye barigize ba VIP kubera ko gusenga barabihagaritse, barabiretse. Ibyo nibyo uzatangira kubona abantu baratangiye kugoryama, abantu baratangiye kuvuga ibintu by'ubugoryi, abantu baratangiye kwijanika mu byaha kubera ko bahagaritse ikintu cyitwa inzira y'amasengesho. Guma mu masengesho, guma mu bihe by'Imana, guma mu mbaraga z'Imana, wirekure Imana, wicogora. Mukobwa, komeza gusenga. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Sohoka mu bigare by'abandi bakobwa, va muri ibyo bigare by'abandi bakobwa. Nshuti yanjye, reka nkubwire, dufite abakobwa bagiye basenga muri Bibiliya. Bibiliya bigaragaza hari abakobwa basenze kandi bahura n'ibitangaza by'Imana, bahura n'imbaraga z'Imana. Ndaguha umukobwa wa mbere yitwa Esther. Mukobwa wa mbere yitwa Esther. Esther yarasenze, ndugu yangu, yarasenze kugeza igihe Imana imwinjirije ibwami. Yarasenze, amateka ya bene wabo arahinduka. Ushobora gusenga wa mukobwa we, amateka y'umuryango we agahinduka. Ushobora gusenga wa mukobwa we, amateka y'iwanyu agahinduka. Ushobora gusenga wa musore we, amateka y'iwanyu agahinduka. Ushobora gusenga wa mugabo we, amateka y'ubuzima bwawe, amateka y'urugo rwawe agahinduka. Ushobora gusenga wa mugore we, amateka y'urugo rwawe agahinduka. Va mu bigare by'abandi bagore wa mugore we. Soka mu bigare by'abagore bavuga ibintu by'ubugoryi gusa, bavuga ibintu biterekeranye, bavuga ibintu byo gusenya. Impamvu uyu munsi ingo ziri mu kugenda zangirika nuko tutagifite abagore bazi gusengera ingo zabo. Ariko uyu munsi ndumva nje mu mavuta, uyu munsi ndumva ndiho ubuntu bw'Imana, uyu munsi ndumva ndi mu mbaraga z'Imana zidasanzwe. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Amina, haleluya. Va mu bigare, soka mu bigare wa mugore we, va mu bigare by'abasinzi, va mu bigare by'abasambanyi, va mu bigare by'abagore bananiwe ingo zabo. Sengera urugo rwawe, jya ku mavi, senga, sengera urugo rwawe. Ingo nyinshi zirimo zirasenyuka kubera ko twatakaje abagore bazi gusenga. Abagore bari abanyamasengesho, basengeraga ingo zabo. Uyu munsi barabuze. Hadutse abagore b'inzererezi,
bazerera gusa, ugasanga arahera ku wa mbere azerera ari mu bigare by'abasinzi by'abasambanyi byo gusohoka muri za ambiance gusa nibyo wiberamo. Nshuti yanjye muvandimwe, sohoka muri ibyo bigare, shaka Imana wa mugore we, sengera urugo rwawe, sengera abana bawe. Ndagira ngo nkubwire ngo nudasengera urugo rwawe ngo usengera abana bawe, ejo uzasanga iyo mico mibi n'abana bawe bayadukanye. Le koti enemando la stade venegro de la binivonema. Imbaraga z'Imana ndaje mpanure. Ndababwiye ngo naje guhanura ibintu bitatu. Hari ibintu bitatu Imana yambwiye, nanjye Imana yabimbwiye ndi mu masengesho. Ntabwo Imana yabimbwiye ndi mu mubiri. Ndakubwiza ukuri, ntushobora kuvugana n'Imana uri mu mubiri, uvugana n'Imana uri musenga. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Ni hese Imana yagusanga, igusanga mu masengesho, igusanga mu bihe byo gusenga. Umunsi wahagaritse gusenga uzapfa. Umunsi uhagaritse gusenga uzangirika. Umunsi amasengesho yagushizemo uzatangira kubahuka ibyaha abandi bagize gute, abandi batagikora. Uzatangira kubyubahuka, cyangwa uzatangira gusubira muri bya byaha wari waravuyemo kera, wari wararetse. Uzi kubona umuntu asubira mu byaha yari yarihannye, birababaje, biteye agahinda. Dufite uyu munsi abarokore bari mu gusubira mu byaha bahozemo, mu nzira z'ubusambanyi, mu nzira z'ubusinzi, mu kuroga, Mana yanjye ndavuga iki ko numva ibintu byinshi uyu munsi umutima wanjye. Ariko mureke mpanure, Imana ishimwe cyane. Reka mpanure kandi ahanura uko nategetswe n'Imana. Ntabwo ndi buhanure uko nategetswe n'abantu, ndahanura uko Imana yantegetse. Imana ishimwe cyane, kuko turi mu gihe cyo kwizihiza Pasika. Imana ishimwe cyane. Iki ni cyumweru cya Pasika. Imana ishimwe cyane. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo nubwo tuba turimo twizihiza izuka rya Yesu, Imana ishimwe cyane, byo kujya biba mu mvugo gusa, ahubwo bijya biba no mu bikorwa. Imana ishimwe cyane. Fata umwanya utekereze imirimo ihambaye Yesu Kristo yakoze ku musaraba i Karuvari. Nurangiza nawe upfukamira Imana, ubwire Yesu, mubwire uti Yesu we, nkiza ibyaha maze igihe nivurugutamo, mbabarira, mbatura, mbohora. Imana ishimwe cyane. Cyangwa se ubwire Kristo, umubwire ngo ibyaha nakoraga ndabirambiwe. Ariko password nakomeje kubabwira ni musenge. Imana ishimwe cyane. Ndakubwiza ukuri, umusore usenga ntabwo ibigeragezo bizamunesha, azabinesha. Umukobwa usenga ntabwo ibigeragezo bizamutsinda, azabitsinda. Umugabo usenga ntabwo urugo ruzamunanira, azarushobora. Umugore usenga ntabwo urugo rwe ruzasenyuka, ruzabaho, ruzakomera, kubera ko uwo mugore n'umunyamasengesho. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Nari mbabwiye mu kanya, ndababwira ngo hari abakobwa basenze babona ibitangaza by'Imana, harimo Esteri yasenze mu gihe kigoye. Reka mbabwire, dufite abantu uyu munsi iyo bahuye n'ibihe bigoye, n'ibihe by'umubabaro, aho kugira ngo basenge batabaza bene wabo. Kandi mu by'ukuri ijambo ry'Imana riratubwira ngo uwiringira umwana w'umuntu agire gute, avumwe. Imana itagutabaye, nongera mbisubiremo, nta mwana w'umuntu wagutabara. Seriously, reka kubeshya aho ngaho. Imana itagutabaye, nta mwana w'umuntu wagutabara. Imana itakurengeye, nta mwana w'umuntu wakurengera. Imana itakwibutse, nta mwana w'umuntu wakwibuka. Imana itakugiriye neza, nta mwene wanyu wakugirira neza. Nabari ubona bagufasha ni ukubera Imana ibijyamo. Nabari ubona bakugirira neza ni ukubera ko Imana iba yabigiyemo. Yahiwe, nigeze kubwira abantu minsi yashize, ndababwira ngo uwo waba uri we wese, igihagararo waba ufite icyo ari cyo cyose, ubushobozi waba ufite ubwo ari bwo bwose, ubutunzi waba wibitseho ubwo ari bwo bwose, ubuhanga, ubwenge waba ufite ubwo ari bwo bwose, Imana itari mu ruhande rwawe waseba. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo bamwe biringira amagare n'amafarashi. Hari abiringira amagare n'amafarashi. Bibiliya bisobanura neza ngo hari abiringira amagare n'amafarashi. Ibyo bisobanura iki? Hari abiringira imbaraga zabo, hari abiringira ubwenge bwabo, hari abiringira ubushobozi bwabo, hari abiringira ubutunzi bwabo, hari abiringira amafaranga, hari abiringira imiryango yabo ikomeye. Ngo ariko twebweho Mana, ibyiringiro byacu biri kuri wowe Mana. Haleluya. Ariko twebweho Kristo, ibyiringiro byacu ntabwo biri ku mafaranga, ibyiringiro byacu ntabwo biri ku cyubahiro cyacu, ibyiringiro byacu ntabwo biri ku butunzi, ibyiringiro byacu ntabwo biri ku bwenge dufite, ibyiringiro byacu twebwe Mana biri kuri wowe. Haleluya. Dola bini fote kosti edi bandela go trasti enema. Hari abantu bari ahanga bafite ibyiringiro mu Mana. Ndashaka kuvugana n'umukobwa ufite ibyiringiro muri Yesu. Ndashaka kuvugana n'umusore ufite ibyiringiro mu Mana. Ndashaka kuvugana n'umugabo ufite ibyiringiro mu Mana. Ndashaka kuvugana n'umudamu ufite ibyiringiro mu Mana. Abantu mufite ibyiringiro
mu Mana muri Yesu Kristo. Ndagira ngo muntize amatwi mwumve icyo Uwiteka Imana avugana namwe. Ndagira ngo mwegere hano hafi mwumve icyo Uwiteka Imana avugana namwe. Haleluya. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Egera hafi wumve imvugo y'Imana. Le koti et de bene hosti et gros dressed et by dovini master and gray. Egera hino wumve imvugo y'Imana, wumve icyo Uwiteka Imana avugana nawe. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Imana yambwiye ibintu bitatu kandi Imana yabimbwiye igihe narimo nsenga. Imana irambwira ngo muri uku kwezi kwa kane, nshuti yanjye muvandimwe, irembo umaze igihe wicayeho ribi ry'amarira, Imana ije kuri gukuraho. Ndafashijwe ndubakitse. Imana ishimwe cyane. Irembo ry'agahinda, irembo ry'amarira, irembo ryo gusuhuza umutima umaze igihe wicayeho, Imana ije kuri gukuraho. Mwibutse yuko muvandimwe, hari igihe Satani n'abambari be bakwicaza ku irembo runaka, bakaguheza kuri iryo rembo nturiveho. Uranyumva neza? Abo mwiganye ubarusha ubwenge, ubasobanurira mu ishuri, mugasoza amashuri mukarangiza mukabona amadiplome, bakabona akazi, wowe warabarushaga ubwenge ugasigara aho ngaho ku irembo ry'ubushomeri. Uranyumva neza? Bakazamuka mu rundi rwego, uracyari hasi. Kubera iki? Hari irembo mu isi y'umwijima Satani yagize gute? Yakwicajeho adashaka yuko uvaho. Umve mpanure kampanurira ubuzima bwa inshuti yanjye muvandimwe. Ndi umuhanuzi, sinkeneye ko unabimenya, ngewe ndabyiziho. Imana ishimwe cyane. Nabwiye abantu minsi yashize, ndababwira ngo niba umunyonzi amenya ko ari umunyonzi, umumotari akamenya ko ari umumotari, umushoferi akamenya ko ari umushoferi, utwara indege akaba abizi ko ari umupilote, nanjye ndabizi ko ndi umuhanuzi. Si ngombwa ko wowe ubimenya, si ngombwa ko abantu babimenya, nge ndabizi. Imana ishimwe cyane. Nzi icyo Uwiteka Imana yampamagariye. Haleluya. Umusozi mpagazeho ndawuzi n'uwagihanuzi. Tega amatwi witonze wumve icyo Imana ivugana nawe. Imana irambwiye ngo ije kugukura ku irembo utinzeho ribi ry'amarira, irembo ry'agahinda, irembo ryo guhorurira, irembo ry'amarira. Numvise Imana imbwira ngo hari abantu Imana ije gukura ku irembo ry'amarira. Irembo ry'amarira. Urarize bihagije. Nukuri urarize wikwihagararaho. Imana ishimwe cyane. Abanyarwanda buranda bakunda cyane, bajya baca imigani, kandi imigani baca ugasanga iragana kariho. Bigeze baca umugani baravuga ngo ngujya gukirira indwara arayirata. Nukuri kose ntiwihagarareho niba hari irembo utinzeho ry'amarira ry'agahinda. Uyu munsi ubibwire Yesu, umubwire uti nanjye ntumpiteho. Ubwire Kristo, umubwire uti Kristo we nanjye ntunceho. Iri rembo ry'amarira ndarirambiwe, iri rembo ry'agahinda ndarirambiwe, iri rembo ry'intimba ndarirambiwe, iri rembo ry'ubukene ndarirambiwe, iri rembo nicayeho igihe kirekire, imyaka n'imyaniko. Nukuri Imana ari impagurutseho. Dola Pentecosti et de Venegroi de la. Haleluya. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Imana yabantumyeho. Imana irambwiye ngo ije gukura abantu ku irembo ry'amarira. Imana ije guhagurutsa abantu ku irembo ry'amarira, irembo ry'imibabaro, irembo ryo gukena, irembo ry'igisuzuguriro, irembo ry'ubushomeri, irembo ry'ubugumba. Lekoti enema sto fedre kodrasti enema. Irembo ryose ribi utishimiye umaze igihe wicayeho, Imana ije kuri gukuraho muri ku kwezi kwa kane. Ntabwo ari kera, muri ku kwezi kwa kane. Iryo rembo Imana ije kuri guhagurutsaho, iryo rembo ribi, iryo rembo umaze igihe uganyiraho, iryo rembo lebini kostala zole mandosti enevone gride la. Irembo rya mbere Imana ikuyeho abantu ni irembo ry'amaganya. Irembo ry'amaganya. Ndakubwiza ukuri, ntabwo iryo rembo ry'amaganya uri bukomeze kuryicaraho. Uzi neza ko umutima wuzuye amaganya no kuzamura isengesho bitagera ku Mana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo ntimukiganyire, ntimukagire ikintu mwiganyira. Ngo kubera ko Data wo mu ijuru ngo azi ibyo twifuza byose. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Ariko Satani ni umugome, Satani ni umushukanyi. Iyo Satani ashaka kukwica agushyiramo ikintu cyitwa amaganya. Ugahera ku wa mbere uganya, ku wa kabiri uganya, ugasoza icyumweru uri mu maganya, ugatangira ikindi uri mu maganya. Mbese hari irembo ry'amaganya Satani yaragufashe ari kwicazaho. Iyo abandi banezerewe wowe ubuganya, iyo abandi bashima Imana wowe uri mu maganya, iyo abandi bahereza Imana icyubahiro wowe uri mu maganya. Iryo ni irembo ry'amaganya. Shuti yanjye muvandimwe, tega amatwi Imana iravuga. Shuti yanjye Imana iravuga.
Imana iravuga. Niba Imana yaraguhaye ururimi rwo kuvuga, utekereza ko itavuga? Jewe buriya nk'abantu bajya bapinga ko Imana ivuga, nkunda kubaha ingero nkababwira ngo niba Imana yaraguhaye akanwa ikaguha ururimi rwo kuvuga, utekereza ko Imana itavuga? Niba Imana yaraguhaye amaso yo kurebesha, utekereza ko Imana itareba? Utekereza ko Imana itareba na biriya bikugoye? Utekereza ko Imana itareba na biriya bibazo uri bukunyuramo? Utekereza ko Imana itareba na biriya bigeragezo uri mu gucamo gupitapitamo? Niba Imana yaraguhaye amatwi yo kumva ukaba wumva, utekereza ko amasengesho turimo dusengera aha ngaha Imana itumva? Ledro paya minifone ndaje manure. Nimupangire Imana icyubahiro, nimuzamurire Imana ibiganza. Zelako trust enema. Irembo rya mbere Imana ikuyeho abantu ni irembo ry'amaganya. Irembo ry'amaganya. Umwuka w'Imana avuganye nanjye ngo hari abantu bari batinze ku irembo ry'amaganya. Ibikuganyisha urabizi, bitumuganya ntabwo ndi bwinjire muri details zabyo. Wowe urabizi bitumuganya, urabizi bitumurara udasinzira, urabizi bitumurara uboroga, urabizi bitumurara. Ayiwe ndafashijwe Bosco, ndafashijwe. Imana ishimwe cyane. Mw'izina rya Yesu Imana igukure ku irembo ry'amaganya. Muri uku kwezi kwa kane ndaguhanuriye, sinitaye ku kibazo utinzemo, ariko nitaye ku mvugo y'Imana. Imana igukure ku irembo ry'amaganya mama. Imana igukure ku irembo ry'amaganya wa mugabo we. Imana igukure ku irembo ry'amaganya wa musore we. Imana igukure ku irembo ry'amaganya wa mudamu we. Imana igukure ku irembo ry'amaganya. Leto paya mini fosti enegrai. Zelako trasti edeba. Uzi kubona aho abandi basekera wowe uharirira? Uzi kubona aho abandi bamwenyurira bagaseka bakishima bagahana ubuhamya bakavuga imirimo y'Imana bakavuga ibitangaza by'Imana, wowe ugasanga wuzuye umutima w'amaganya gusa? Abandi baseka wowe ukarira, abandi bishimye wowe ukaba wuzuye amarira. Iryo rembo ry'amaganya igihe kiraje kandi kirasohoye kugira ngo Imana iguhagurutse kuri iryo rembo ry'amaganya. Ndaguhanuriye ndi umuhanuzi w'Imana, Imana igukure kuri iryo rembo ry'amaganya mu izina rya Yesu. Bakubwiye ko kujya muri Amerika ngo ari ibintu byiza, ugezeyo Satani aragufata agushyira ku irembo ry'amaganya. Nubwo uri muri Amerika ariko nta munezero uhafitiye. Dufite abantu bageze muri Amerika nibyo pe, twe turacyari muri Afurika, Amerika wayigezemo. Ariko nubwo wageze muri Amerika nta mahoro wahagiriye. Satani yaguteje indwara, Satani yaguteje gukenerayo, Satani yaguteje inyatsi, arangije asuka ikintu cyitwa amaganya mu mutima wawe. Uri muri Amerika, uri i Burayi, ariko irembo ry'amaganya ugicayeho. Nyemerera ngo uhanurire uyu munsi, nyemerera ngo uhanurire uyu munsi. Ndababona rwose abantu bari i Burayi barahari, ndimo ndababona mu isi y'umwuka. Kandi nimwumva Uwiteka Imana bavuzeho uyu munsi munyandikire kuri SMS, tuvugane nge namwe, mvugane namwe. Imana ishimwe cyane, mvugane namwe mbasengere, kandi Imana irakora ibitangaza, kuko ntabwo Imana ibi nyuma y'amagambo y'abantu, ahubwo Imana ibi nyuma y'ijambo ryayo. Uza kumva Imana imuvuzeho aze kunyandikira kuri telefone ndaza kwitanga. Imana ishimwe cyane, nsengane nawe. Imana ishimwe cyane. Wageze i Burayi bakubwira ngo hari ubuzima, bakubwira ngo hari iterambere, ariko ugezeyo uhurirayo n'amaganya, uraharwarira, uhagirira inyatsi, uhahurira n'ibibazo, abana bawe bicwa n'urumogi. Mbese nawe byaragucanze nubwo uri i Burayi, byaragucanze, byarakuyobeye nubwo uri muri Amerika. Ukeneye isengesho ribohora, ukeneye guhura n'umuhanuzi w'Imana nkagusengera. Lekoti enemastofenegra Ela bele tosti enevonegra. Irembo ry'amaganya niryo rembo rya mbere Imana igiye kuguhagurutsaho. Imana yambwiye ngo hari abantu batinze ku irembo ry'amaganya. Mu izina rya Yesu ndasenze uyu munsi wa none, iryo rembo ry'amaganya riveho, iryo rembo ry'amaganya risohokeho, rihagurukeho. N'Uwiteka Imana ubivuze, ni Imana ibitegetse. Sohoka kuri iryo rembo ry'amaganya, haguruka kuri iryo rembo ry'amaganya. Imana irahaguhagurukije, Imana irahagukuye mama, Imana irahagukuye wa mugabo we, Imana irahagukuye wa musore we, Imana irahagukuye wa mudamu we. Irembo ry'amaganya Imana iri guhagurukijeho, Imana iri gukuyeho mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Uhagurutse ku irembo ry'amaganya, ukuwe ku irembo ry'amaganya mu izina rya Yesu. Abantu bizereye muri ubu buhanuzi, abantu bizereye muri aya mavuta y'agihanuzi, andika muri commentaire aho ngaho. Reba ahantu bandikira comment, ugende wandike muvuge ngo nitwa runaka. Ndagushimira Mana ko umpagurukije ku irembo ry'amaganya.
Come on. Semeni haleluya. Andikaho muri commentaire. Wandikira Imana, ubwira Imana ngo Mana, ndagushimira ko umpagurukije ku irembo ry'amaganya. Ndagushimira ko unkuye ku irembo ry'amaganya. Ndagushimira ko unsohoye ku irembo ry'amaganya. Urinkuyeho, urimvanyeho mu izina rya Yesu. Haleluya. Zelimando kitrasti edibando la fene my glory. Haleluya, haleluya. Irembo rya kabiri Imana ikuyeho abantu ni irembo ry'amarira. Imana yambwiye ngo hari abantu batinze ku irembo ry'amarira. Nshuti yanjye muvandimwe, ibaze gutangira umwaka urira ugasoza umwaka urira. Erega naje guhanura, ntabwo naje gukina hano. Sinaje gukina, ndimo ndahanura kandi ndimo ndahanura ibintu bikomeye. Imana ishimwe cyane, biraza kumvwa n'umuntu ufite kwizera. Niyo mpamvu natangiye mbabwira ngo umuntu wese aze kuzamuka mu mavuta yo kwizera, aze kuzamuka mu kirere cyo kwizera. Ibaze gutangira umwaka urira ugasoza umwaka urira, ugatangira undi urira, ugatangira undi mwaka urira. Mbese urugo rwawe namarira, bana bawe namarira, umuryango wawe namarira. Shuti yanjye muvandimwe, iryo rembo ry'amarira Imana yarihaze, Imana yarihaze, nawe ukwiriye kurihaga nkuko warihaze. Iryo rembo ry'amarira Imana iri gukureho mu izina rya Yesu. Imana iri guhagurutseho mu izina rya Yesu. Ntabwo ari wowe uzahorurira. Hari umuririmbyi nakunze cyane uherutse kuririmba indirimbo ivuga ngo bwira barira be kurira, ngo gutabarwa kw'Imana kurabonetse. Ni korasi muri ADPR bajye baririmba ngo bwira barira be kurira, gutabarwa kurabonetse we. Bwira barira be kurira, gutabarwa kurabonetse we. Iyo korasi ndayikunda cyane. Ngo bwira barira be kurira, gutabarwa kurabonetse. Imana ishimwe cyane. Bwira barira, bwira barira. Imana irambwiye ngo mbwira barira. Imana irantumye ngo mbwira barira be kurira, gutabarwa kurabonetse. Irembo ry'amarira Imana ije kuri gukuraho. Irembo ryo kurira. Imana ishimwe cyane. Mbese icyumba cyawe nicyo cyiza amarira yawe. Amashuka wiyorosa niyo aza amarira yawe. Igikuvureri wiyorosa nicyo cyiza amarira yawe. Ushobora kuba mu muhanda abantu bakubona wiyumanganya, ariko nawe urabizi uburyo urarurira, nawe urabizi uburyo urarusuhuza umutima, nawe urabizi uburyo uraruganya, nawe urabizi uburyo uraruboroga. Mbese urabizi ko hari irembo ry'amarira utinzeho kandi hari bikuriza. Burya nubona umuntu arira ntugatekereze ko yapfuye kwiriza. Oya, nta muntu wiriza nshuti yanjye, nta muntu wiriza. Keretse babandi bajya bakina za komedi bakiriza. Ariko nkubwiza ukuri, ukubona umuntu ari mwarira bafite impamvu zibimuriza. Nawe zirahari, hari impamvu zibikuriza, hari ibikuriza birahari, ibitumurira birahari. Ariko turashimira Kristo, turashimira Imana yuko mu gihe iki ngiki, mu gihe gisa nk'iki ngiki, Imana ije kugukura ku irembo ry'amarira. Imana ije kuguhagurutsa ku irembo ry'amarira. Yemwe mu nkurikira kuri Yesu Arakiza TV, Profete Bosco ndahanuye, Imana ibahagurutse ku irembo ry'amarira. Imana ibakure ku irembo ry'amarira. Ndabihanuye, ndi umuhanuzi w'Imana. Muri ku kwezi kwa kane, irembo ry'amarira ryose utinzeho Imana iri gukuyeho mu izina rya Yesu. Mbese urabyizeye? Wizeranye nanjye? Wihuje n'aya mavuta ya gihanuzi. Imana ishimwe cyane. Wizeranye nanjye? Andika muri commentaire aho ngaho. Reba ahantu bandikira comment, wandika amazina yawe, ubwira Imana uti Imana nitwa runaka, ndagushimira ko umpagurukije ku irembo ry'amarira. Ndagushimira ko unkuye ku irembo ry'amarira. Ndagushimira ko Mana irembo ry'amarira urimvanyeho, irembo ry'amarira urinkuyeho, urimpagurukijeho mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Irembo rya gatatu Imana yambwiye ikuyeho abantu muri kuno kwezi kwa kane ni irembo ryo gusuzugurikira aho abandi babonera umugisha. Irembo ryo gusuzugurikira aho abandi baboneye amahirwe, aho abandi baboneye umugisha. Ibaze kuba ari wowe usuzugurikira. Nshuti yanjye muvandimwe, birababaza kubona aho abandi bungukira wowe hahombera. Birababaza kubona aho abandi babonera amahirwe wowe niho ubonera inyatsi. Birababaza, bitera agahinda kubona aho abandi lendroka testi enemai, aho abandi babonera ineza y'Imana wowe ukahaborogera. Mbese wowe ukahasuzugurikira ku buryo n'umwana muto akugiraho ijambo. Iyo uri kuri iri rembo ryo gusuzugurikira abandi babonera umugisha, n'umwana muto yakugiraho ijambo, kuko uba ufitwaho ijambo na buri muntu wese. Ni hahandi uzasobanura ibintu byumvikane, ni hahandi wisobanura ntibakumve, ni hahandi umuntu yiba ikintu, yamara kwiba ikintu bakaba ari we bafata. Nta bantu birabaho. Ugasanga umuntu aratambutse yibye nk'ikintu, akiba amafaranga, yamara kwiba amafaranga bakaza bagafata wowe.
ukisobanura, sijye watwaye amafaranga sijye watwaye. Ni ukuri kose uri ku irembo ryo gusuzugurikiraho abandi babonera umugisha, kuko iyo uri kuri iryo rembo mbese uzabeshyerwa n'utakakubeshyeye, baguhimbira ibinyoma, bakora iyo bwabaga, mbese bagerageze bagusiga imyanda. Ariko turashimira Imana ije kudukura ku irembo ryo gusuzugurika, irembo ry'igisuzuguriro. Imana ije kuridukuraho, Imana ije kurituvanaho. Igihe kirageze kandi kirasohoye ubwo Imana igukuye ku irembo ryo gusuzugurika mu izina rya Yesu. Haleluya. Isaha irageze. Hari umupasiteri inshuti yanjye yakundaga gukoresha siroga ivuga ngo isaha yawe yageze. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Kankubwire muvandimwe, isaha yawe irageze yo kugira ngo uhagurutswe ku irembo ryo gusuzugurika. Isaha yawe yageze, igihe cyawe cyageze cyo kugira ngo Imana igukure ku irembo ryo gusuzugurika. Urasuzuguritse bihagije muko, urasuzuguritse bihagije. Nukuri urasuzuguritse bihagije wa mugabo. Mbese igisuzuguro kikubayeho imyaka n'imyaniko, urasuzuguritse bihagije. Ariko dufite Imana ishobora gufata ubuzima bwawe butinze kuri iryo rembo ryo gusuzugurika, Imana ikarigukuraho mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Imana yambwiye ngo irembo ryo gusuzugurikira aho abandi babonera umugisha, Imana irigukuyeho mu izina rya Yesu. Imana iriguhagurukijeho mu izina rya Yesu. Imana irikuvanyeho mu izina rya Yesu. Guhera none kano kanya izerane nanjye muri iri sengesho, Imana igukure kuri iryo rembo ryo gusuzugurika, iryo rembo ryo gusuzugurikira aho abandi babonera umugisha. Imana irahagukuye, Imana irahakuvanye mu izina rya Yesu. Mbese wizeranye nanjye? Wizeranye nanjye Imana? Ibidashobokera abana b'abantu, ndagira ngo nkumenyeshe ko ku Mana birashoboka. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyananiye bene wanyu, Imana yabishobora. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyananiye abanyabwenge, Imana yabikora. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Imana iriseriye. Twajyaga turirimba ikorasi ivuga ngo Imana iriseriye. N'abayisenga bakwiriye kuba serious. Nkubwiza ukuri, nuba serious imbere y'Imana, Imana nayo izakubera seriye. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Amina, haleluya. Irembo ryo gusuzugurikira aho abandi baboneye umugisha, Imana iri guhagurutseho, Imana iri gukureho, Imana iri kuvaneho katika jina la Yesu Kristo. Iryo rembo ryo gusuzugurikira aho abandi babonera umugisha, Imana iri gukuyeho mu izina rya Yesu. Imana iri kuvanyeho mu izina rya Yesu. Ese wizeranye nanjye? Andikaho muri commentaire ubwira Imana ngo Mana, ndagushimira ko umpagurukije ku irembo ryo gusuzugurikira aho abandi babonera umugisha. Ndafashijwe, ndubakitse. Le prasto fenegra. Muvuge ngo amavuta y'Imana. Haleluya. Mavuta y'Imana. Mbega ibihe byiza. Amina, haleluya. Irembo rya kane Imana yambwiye ikuyeho abantu, Imana ishimwe cyane, ni irembo ry'uburwayi. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga hano mu butumwa bwiza, uze kuhasoma mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana ibice 5. Tuhasanga amakuru y'umugabo wari urwaye indwara ayimara n'imyaka 38. Ndugu yangu, nshuti yanjye, muvandimwe, iyo myaka ntago ari imyaka mike. Imyaka rimwe, umwaka wa mbere, imyaka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, imyaka 30, imyaka 38 umuntu arwaye, umuntu ari ku gisasiro. Niko Bibiliya itubwira ngo yarahamaze igihe kirekire, yarahamaze imyaka myinshi ari kuri iryo rembo ry'uburwayi. Gitondo kimwe Yesu araza, gitondo kimwe Yesu arahagera. Yesu amubonye ngo amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye. Iryo jambo uzarisome niko rivuga, ngo amenya yuko. Nigeze kubabwira ngo Yesu afite amaso areba. Yesu arirebera, ntabwo yerekwa. Ndagira ngo uyu munsi Yesu yirebere ibikugoye. Ndagira ngo uyu munsi Yesu yirebere ibiguteye ubwoba. Ndagira ngo uyu munsi Yesu yirebere ibiguhangayikishije. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo uyu munsi Yesu yirebere ibyo bigeragezo uri mu kunyuramo. Yesu arirebera, ntabwo yerekwa. Ngo amenya yuko uriya mugabo ngo amaze igihe kirekire arwaye, ngo amaze imyaka 38 aryamye hariya kuri ririya rembo. Yesu ngo amugirire imbabazi, aramubwira ngo none kano kanya byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Ndabaza ikibazo, iryo rembo ry'uburwayi uriya murwayi yararivuyeho cyangwa ntiyararivuyeho?
irembo ry'uburwayi, uriya murwayi yari arivuyeho cyangwa ntabwo yari arivuyeho? Imana ishimwe cyane. Nuko bijya bigenda iyo Yesu ategetse, iyo Kristo ategetse, iyo Yesu ategetse, Imana ishimwe cyane, n'indwara zirumva, n'uburwayi burumva, bufite amatwi burumva. Apfa kuba yategetse, apfa kuba Yesu yategetse, apfa gutegeka gusa n'indwara ziramwumvira zikagenda. Iyo Yesu ategetse n'ubukene buramwumvira bukagenda. Iyo Yesu ategetse n'ubushomeri buragenda. Iyo Yesu ategetse n'amarozi akuvaho ukabohoka. Iyo Yesu ategetse n'uwo bahumanyije arahumanuka. Twagiye dusengera abantu bagiye bahumanya, ndaje nabigeraho mu kanya ngiye gusoza. Imana ishimwe cyane kandi Imana yimbazwe. Twagiye dusengera abantu bagiye batuzanira bahumanyijwe. Sinjya nibagirwa umudamu umwe banzaniye ku rusengero. Imana ishimwe cyane. Uyu mudamu bari baramuroze kubyimba inda. Kubyimba inda. Yajya kwa muganga bakabura indwara, bamusuzumamo za hepatite barazibura. Nta kwa muganga na hamwe atari yaragiye, nta hantu namwe atari yarivuje. Abantu bamubonaga uyu mudamu bakekaga yuko atwite, kubera ko bari baramuroze kubyimba inda. Imana ishimwe cyane kandi Imana yimbazwe. Igihe kimwe turi mu giterane cy'amasengesho baramuzana, twari mu masengesho y'iminsi 21 sinzabyibagirwa. Numva Imana ivuganye nanjye irambwira ngo hari ibintu bamutumye, hari ibintu bamutongereyeho. Ntangiye kumusengera bitangira kujwigira, bitangira kuboroga, bitangira kumuvugiramo, ndongera ndasenga. Umuririmbyi yuzuye imbaraga z'Umwuka Wera yararimbye aravuga ngo genda usenge wongera usenge, ngo utandukanye gusenga kwawe, kuko ari aho ngaho ariho nzagukiriza. Ndafashijwe. Merutse kubwiriza ncomokora ibyuma ndataha. Imana ishimwe cyane. Siga abakristo mu rusengero ndagenda ndataha uko numvaga mfashijwe. N'uyu munsi rero naringiye kabisa ko ndumva mfashijwe. Imana ishimwe cyane kandi Imana yimbazwe. Umve, ndasenga uko nakomeje gusenga, yandi irabyimbuka. Uyu munsi uyu mudamu ni muzima, yarakize. Zo ni imbaraga z'Imana. Imana imukura ku irembo ry'uburwayi. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Hongera kuza undi mudamu umwe, ndumva naribabwiye. Uyu mudamu bari baramusanzemo kanseri. Atuye Gasogi hariya. Hano i Gasogi ibyo mvuga si ukubeshya, atuye Gasogi hariya. Bari baramusanzemo kanseri. Baramuhaye n'ibyandiko agomba kujyana mu bitaro bya Butaro hariya mu Ruhengeri. Uranyumva neza? Adusanga turi mu masengesho y'iminsi 7. Imana ishimwe cyane, imbere y'Imana ndi gusenga. Araza mukubisa amaso, numva Imana imbwira ngo ninsengera amazi, ndayasengera, ndayamuhara yanywa kiyanywa. Imana irambwira ngo iramukijije. Asubiye kwa muganga asanga umubiri we ni mutaraga. Uyu munsi ni muzima, atuye hari i Gasogi. Ntabwo ari ibintu mpimba, ntabwo ari ibintu mbeshya, yarakize, ni muzima. Uwo mudamu yarakize. So n'imbaraga z'Imana zabikoze. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Ndababwira Imana nabonye, ndababwira Imana ishobora kugukura ku irembo le contraste enema utinzeho. Undi mugabo umwe atuye muri Kanombe hariya, bagomba guteza cyamunara imitungo ye bagomba kuyiteza cyamunara. Habura umunsi umwe ngo banki ize guteza cyamunara. Aza ahantu narimo senga, ndamusengera, numva Imana imbwira ngo ihagaritse cyamunara. Ikuyeho iyo cyamunara. Aranseka cyane, ati ibyo hanuye se ubwo n'ukuri? Ndongera ndamubwira ngo nubwo unsetse ariko ugiye kuzabibona. Imana ishimwe cyane. Habura isaha imwe ngo bamutereze cyamunara. Yakira telefone y'umuntu imubwira ngo 200,000 urimo banki ndazikwishyuriye. Dufite Imana itari bayari, dufite Imana itari dagone, dufite Imana ishobora byose. Iyo miraba uri mu kunyuramo twasenga Imana ikayihagarika. Zo ntambara uri mu gucamo twasenga Imana ikazihosha. Le contraste et de bene fonegrai. Uracyari ya Mana ivuga bikaba. Imana irambwiye ngo umuntu wese ufite amadeni Imana iramwishyuriye. Yes Lord. Ndumva ijwi ry'Imana rimbwira ngo hari abantu bari aha ngaha bafite amadeni, bafite imyenda ibazengereje, bananiwe kwishyura, ariko Imana ngo irambuye ikiganza, yishyuye ayo madeni, yishyuye iyo myenda mu izina rya Yesu. Icya kabiri, Imana irambwiye ngo ikije abarwayi benshi, hakiza abarwayi benshi. Hakize abarwayi benshi. Hari umubare munini cyane w'abarwayi bakize. Kano kanya barakize, ntabwo ari kera, ni nonaha. Imana irabakijije. Lo brande ho costi et de vonegra. Icya gatatu, Imana irambwiye ngo hari abantu bari barambiwe ubukode, bakeneye ko Imana ibaha amazu yabo. Le faux état de grade bini fonema. Imana irambwiye ngo itanze umugisha w'amazu.
Imana itanze umugisha w'amazu. Hari abantu Imana ikuye mu bukode. Imana hari abantu ivanye mu bukode. Uwiteka Imana ajya bikora. None uragira ngo Imana ntishobora kukura mu bukode? Utekereza ko abantu bose bafite amazu uyu munsi barayavukanye? No, Imana ijya ikora ibitangaza ndugu yangu. Imana ijya ikora imirimo ihambaye. Imana yagukura mu bukode urimo ukabuvamo kubera Imana. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Njya mbwira abantu babwira ngo nta kure cyane habaho Imana itakura umuntu, nta na kure cyane hashoboka Imana itageza umuntu. Ndumvise Imana imbwira ngo hari abantu Imana ikuye mu bukode, bamaze igihe basenga babwira Imana ngo Mana dukure mu bukode. Imana ibakuye mu bukode. Le grosti et de bande vonegra. Ikindi, haleluya, Imana irambwiye ngo ingumba, abantu babuze urubyaro, Imana yarutanze. Umaze igihe ufite umuntu usengera wabuze urubyaro, umaze igihe nawe wenda ni wowe Imana ivuganye nawe wabuze urubyaro, ubisengeye igihe kirekire, Imana ifunguye urubyaro mu nda yawe. Imana ifunguye urubyaro mu nda yawe. Umva, ntibigutangaze iri joro uraye usamye, iri joro uraye usamye, ntibigutangaze iri joro wumviyeho iri jambo, urarara usamye mu izina rya Yesu. Niba ufite umugabo, niba ufite umugore, uranyumva neza, urarara usamye muri iri joro urarara usamye mu izina rya Yesu. Umaze igihe uri ingumba, umaze igihe warabuze urubyaro, warivuje kwa muganga byaranze, ariko Imana iravuze ngo ifunguye umugisha w'urubyaro mu nda zanyu mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana. Robene Fonegra. Hanyuma Imana irambwiye ngo hari abantu bafite imanza bitegura kuburana. Bafite imanza, bafite umuntu wawufunze uri muri gereza. Hari urubanza ruri imbere ye. Umva uko Uwiteka Imana avuze. Imana iravuze ngo irakuburaniye kandi ifunguje uriya muntu wawe. Imana imukuyeho mu izina rya Yesu. Imana irabikoze. Uwiteka Imana ariyerekanye. Uwiteka Imana arigaragaje. Uwiteka Imana akoze imirimo. Uwiteka Imana akoze ibihambaye. Haleluya. Imana iguhaye gutsinda ruriya rubanza mu izina rya Yesu. Urarutsinze. Intsinzi ni yawe. Imana iragutsindiye. Imana irakuneshereje mu izina rya Yesu. Haleluya. Zekitra for brene costa de venegra. Dufite Imana yumva gusenga, dufite Imana itabara abayo, dufite Imana ihindura ibyanze guhinduka. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Iyi niyo nimero tugiye gucishaho inkunga yivuga butumwa. Inkunga yivuga butumwa, support yivuga butumwa, wabyita support, wabyita inkunga, uko wabyita kose nta kibazo. Iyi ni support yivuga butumwa. Yicishe kuri iyi nimero tugiye kuguhereza 0782284807. Iyi ni support yivuga butumwa. Ndagira ngo uyu munsi wajyaga wirengagiza kino gikorwa, ariko uyu munsi ntubyirengagize. Ndakubwiza ukuri, ndumva ni mu kirere uyu munsi, ndumva ndi mu mavuta uyu munsi yo guhesha abantu umugisha. Umuntu wese ugiye kurambura ikiganza cye agatanga inkunga kuri iri vuga butumwa, agatanga amafaranga kuri iri vuga butumwa, ashyigikira iri vuga butumwa, ni ukuri ndagusabira umugisha, ndakwaturaho umugisha kandi urawuhabwa kubera Imana irawuguha mu izina rya Yesu. Telefone niyo ngiyo, umubare yo mukoresha 0782284807. Mukoresha iyo nimero mushyigikira irivuga butumwa. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Hanyuma wowe umaze kohereza inkunga yivuga butumwa, ndagira ngo uhite unyandikira SMS ngufi n'ubundi kuri iyo nimero maze guhereza, umbwira uti nitwa runaka, nkeneye amazina yawe. Umbwira uti nitwa runaka, ndashaka ko unyaturaho umugisha. Nukuri ndabikora. Ndumva uyu munsi akanwa kanjye Imana igasigiye guhesha umugisha, gutanga umugisha, guhesha umugisha abantu. Yesu abagirire neza, Yesu abagirire neza, Yesu abagirire neza, Yesu abaho umugisha. Mwese mukomeje gukora kino gikorwa cyo gushyigikira ivuga butumwa, kandi mwakoze cyane kubana natwe muri iri teraniro cyangwa se muri uyu mwanya w'ubutumwa bwiza. God bless you. I love you. Bye.